St Augustine Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato ya Mehezi ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St Augustine ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St Augustine ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza, biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St Augustine ibafitiye ibyumba guhera ku madolari 80 gusa, hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku madolari 50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St Augustine ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku madolari 800 gusa, hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St Augustine ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking, hamagara nimero kuri screen yawe, baraguha serivisi nziza cyane. Oui, Prince. Oui, le chéri. Mais où t'es? Gufungurire. Yarwaye? Birumvikana mwana wanjye, use ahubwo wabonye umwanya wo kunywa ka kaji? Nese nari mpishije ariko nashyiraho utundi dukeya ko se byaguhaza. Ikibazo nuko nyine na boss wenda yaryaho, nashyiraho utundi dukeya ukandangira, noneho aho muri nkabibazanira byibura nawe akarya. Kuri ndumva nabigenza gutyo. Noneho reka nkwereke. Harya bya bindi wanyigishije ngo ni location, nyereza location, hanyuma ndebe ko mpamenya nyine mpite mbizana. Shaye inzara irakwishe, ndakuzi yivuga n'inzara uko uvuga. Ngaho ni wihangane, wese ameze atararembye. Ngaho wihangane reka nzi, sibyo? Ngaho ndangira neza ndakubaza mpageze. Yo, mwana wanjye disi. Aretse tukamugeza mu cyumba. Reka tumushyize hano hanze uruhu. Se akaryama n'ibintu byose bamuteye. Gushyira imbere aho uryama. Hano bake. Tamam canım. Hadi bak.
Bicara. Nta mazi ukeneye. Adoro cyafite sese. Princess. Karani. Umukobwa mwiza pe. Hahirwa umugabo uzagushaka kandi umutima mwiza uzakomeza. Sibyo? Boss nta kibazo. Ikinshishikaje no kumabanza mukaba mu mitima mukamera neza rwose. Numvise mbabaye cyane. Telefone si yawe. Allo? Yes, yirwa. Nese ko batenze kumumagara. Shanago nagaruka. Uragira ngo uramukobwa azamerere nabi. None se sibyo nakubwiraga. Ntabwo rwose nasabira imbabazi z'ibyo ntazi. Araje yiga ahubwo. Araje areba isomo. Mwihorere wanyu. Sawa. We mama. We. Ko naritsoje nyine guteka ndangira nyine furiro muri ho bitenza ugemurire musere. Ahubwo sugira ngo nitwatashye mama bamaze kumutera imiti baratubwira ngo ntago ari ngombwa ko yaguma mu bitaro tumutware mu rugo ajye kuruhuka. None ubwo wese babasezerera se? Batubwiye ko ejo tuzasubirayo bakareba uko yaramutse. Uru rugo ko rubamo njye nawe ibiryo biraribwa nande sheri. Ese mama wari wanatetse? Natetse. Asuko ubona kuza gusa imbokoboko. Noneho reka nguhe location yo mu rugo nyine ubizane nta kibazo. Ndangire da nta kintu twabimaze njye nawe rwose byadupfana ubusa. Nta kibazo reka mpite nguha location. Sawa mama. Sawa mama kandi wakoze kwitanga. Isire ko atarembye cyane. Uko byasa kose ntacyo ari bube kuva yafashe imiti. Sawa ngaho ndangira neza ndahita neza. Sawa. Location y'ukumwohereza. Ngiye kumwohereza. Urumva yaratugemurira nambwiye ko turi kwa muganga. Umva ngeze amatsiko yo kubona mama wawe. Biranshimishije cyane. Nubwo aje tutamwiteguye rwose ariko mugerageze. Umumara pe. Mushya komera. Sibyo? Umura papa araza kumera neza. Levino wirira. Please. Princess ntabwo ushobora kumva ukuntu mbabaye. Ndabyumva pe. Umwana wese aba ahangayikiye umubyeyi. Kandi kuva umufite ari umubyeyi umwe njye ndabyumva cyane. Ariko humura papa arakira. Ndavuye mbabarira sinshaka ukuntu uri kurira pe. Sibyo? Ndahari ndagumana namwe. Uretse ko papa ari kwihagarara akararwaye cyane. Ntabwo mubonye ukuntu yibaguye hano. Hano nomba nibuka ukuntu yaturebye akatwita twenyine. Ndavuye byose nta na kimwe ntabonye. Wibimbwira nkaho ntabibonye sibyo? Ariko mbabarira. None se nurira nibwo ari bukire?
David ihagarara nk'umuntu w'umugabo sibyo kankuzanira amazi sibyo kandi hagarara amera neza sawa amazi Hase burera ko mbona utari gukora akazi vuba uri kubyina uri mu muziki uyobeye ko dufite abashyitsi ariko mama ibintu byose nishoje pe birameze neza cyane uri kuzikora akazi uri kubyina uri kuzenuka nta kintu gukora ngo ugire vuba urabona akazi kari hano mu rugo ni kenshi uri kwibyinira ahangaha nta kibazo ibintu byose birapanze neza n'ukuri ahubwo se wowe ugiye ngiye guhaha inyama y'iroti n'ibirungo byo kuzakiriza ejo abashyitsi ibintu byose nayipanze na princesse araza mu kanya mfashe ntugire ikibazo pe ikibazo mfite aho wibutse kubwira mushiti wawe iyo yaraje mu kanya mfashe rwose sanga urangije akazi nta kibazo rwose ibintu byose abishyize ku murongo nabipanze byose mama humura reka njye guhaha ukebuka ahubwo duteke vuba Nababwiye bagiye kuza. Barumeze neza. Yarangize neza mama. ese mama buryo washyitse hano naje. Uko waruriyo. kandi gushyuza bose amazi yo koga sinzi yageze keza tubona munaragoye ariko kwa muganga tugenda kwiga gusa batambuza mu bitaro se buriya ntabwo bikaze cyane Imana ishimwe. Ubwo wanabifite. ahubwo narenze kuri buyobe Nawe waramboye. Se mama wakoze umufata n'umutura. akantu mukecuru Ariko nasaziye mu mujyi mwana wanjye nawe. narenze kuri buyobe neza ko Uretse ubona nayo bapaka. numva neza ko nanga amatangazo y'uburangisha Ryaraje nanyoye mpita mpambaye. utoza ni Uze kubireba. turasaze Byatanye. najye Agiye y'umukobwa nyine. Nta mpamvu. Rwose ngiye kukubwira nako nzagira bizanzana mu rugo. Sabusuri. Zaza rwose ibyo binzanye atari ugufatira. nabyo ibintu batuzaniye birapfundikira Amatsiko yawe. Apfundikiye gatera amatsiko n'ubundi. Kayatera se gute yabashije kubipfundura? Prince yari atufite amatsiko. menshi cyane Ko uriya mukobwa wakiri muto ntabwo yakubagana. Bravo. Umwana. Yo. Nziteza. Sawa. Aho uyu munsi ugenda. Mama karibu. Tashyika. Umunsi byagenze neza. Muzese ari Zari mararuhuka mu cyumba nyine. matera gateye. Iki. Sikunda waje sawa. Susu. Abari batari gukora. Musa rero namubonye. Tadi karibu.
gusa reba namubonye. Tadi karibu. Tadi. Tadi. Karibu. Ma! 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 St Augustine Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato y'amahezi ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St Augustine ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St Augustine ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza, biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St Augustine ibafitiye ibyumba guhera ku madolari 80 gusa, hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku madolari 50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St Augustine ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku madolari 800 gusa, hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St Augustine ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking, hamagara nimero kuri screen yawe, baraguha serivisi nziza cyane.